Muraho neza. Muri ino video ngiye kukwereka uburyo bashyira video kuri YouTube. Uburyo bwiza washyira video kuri YouTube ikaba yarebwa ndetse iyo video yawe ikaba yanahembwa. Uramutse ufunguye YouTube application yawe ya YouTube ukareba ukajyaho ubona amavideo menshi cyane abantu baba baragiye bashyiraho, ariko ukibaza uti ano mavideo abantu bayashyiraho gute? Niba ufashe telefone yawe ihagaze, ibyiza nuko wayitambika kugira ngo ubashe kubona ino video neza. Impamvu ukoze kuri ino video nuko ushatse kumenya uburyo bwiza abantu bashyira video kuri YouTube. Ibi ngibi nibyo ngiye kukwereka ndetse nkwereke n'ibyo ugomba gukora mbere yuko ushyira video yawe kuri YouTube. Wahoraga wibaza uti bigenda gute, abantu ni gute bashyira video, se ngewe nayishyiraho cyangwa se ni iki bisabwa? Ibi byose tugiye kubicamo. Uramutse usacinze channel yitwa Kora Online, ugasacingamo ijambo Kora Online ahantu basacingira, uhita ubona video nyinshi zijyanye na business, zijyanye n'uburyo ushobora kubyaza umusaruro internet ugakorera amafaranga ukoresheje telefone yawe. Hari uburyo bwinshi bino bintu bikorwamo. Niyo mpamvu uramutse ushaka kumenya uburyo wakorera amafaranga online cyangwa se ukamenya n'ibindi bintu by'ubumenyi ku ikoranabuhanga butandukanye, ushobora kuza ugasacinga ino channel Kora Online, ukaba wakora subscribe kugira ngo ujye ubona video nshyashya bagenda bashyiraho. Reka twikomereze. Ushobora kuza ugakora hano subscribe, bikaba birarangiye ukagira video zitandukanye bagenda bashyiraho. Icyo ngiye kukwereka ni uburyo ushobora nawe gushyira video kuri YouTube. Niba ushaka kubimenya urabanza umenye uburyo wakora YouTube channel. Ibi ngibi narabyerekanye, ushobora kureba muri description urahita ubona video yerekana uburyo nawe wakora YouTube channel yawe. Ibi ngibi narabyerekanye ndetse mvuga n'uburyo n'ikintu ugomba gukora mbere yuko ufungura YouTube channel, uburyo ukabanza ukamenya ubwoko bw'amavideo ugomba gushyiraho. Reka dutangire. Uramutse uje hano ugakora mu nguni, urabona ko twafunguye YouTube channel mu bantu barebye video, ukaza ugakora hano handitse ngo your channel, uhita ubona channel wafunguye, channel ufite. Murabona ko twari twafunguye channel tuyita Imibereho TV muri iyi video yatambutse. Ushobora nawe kuyireba ukamenya uburyo bafungura YouTube channel. Ariko murabona ko hano nta video n'imwe dufiteho. Murabibona ko nta video n'imwe dufiteho. Ngiye kubereka uburyo bashyira video. Uramutse uje hano uhita ubona ahantu handitse ngo create, cyangwa ukabona ahantu hari akamenyetso ko guteranya ka plus, niho ukora. Iyo wakoze rero uhita ubona ahantu handitse ngo create, ukabona create a short. Hano ni ugushyiraho video y'amasegonda itarengeje amasegonda 60, ugakora hano handitse ngo upload a video. Twe niho tugiye gukora tugashyiraho video ndende. Aha ngaho ushobora gushyiraho video afite uburebure bwose waba ushaka. Iyo wakoze uhita ubona video nyinshi zitandukanye ziri muri telefone yawe. Murabona ko dufite amavideo atandukanye muri telefone. Ngiye guhitamo video imwe, nawe uraza guhitamo video yawe. Nk'urugero reka mpitamo iyi ngiyi. Urabona ko mpisemo video, nawe uraza guhitamo video ushaka gushyira kuri YouTube. Uhita uza ukore hano handitse ngo next. Ukurikiza step by step, ntabwo bigoye. Iyo umaze kubikora rero, ahantu h'ingenzi uhita ugera ni aha ngaha. Uhita ubona screen imeze gutya. Aha ngaha hari handitse ngo title, niho dushyiraho titre, izina rya video yawe. Mujya mubona nk'amavideo yanditseho hasi amagambo, ayo magambo bashobora gusacinga niyo ukandika aha ngaha. Byibuze ugomba kwandika amagambo atarengeje character 100, nizo byibuze utagomba kurenza. Nk'urugero reka nandike amagambo runaka. Ano magambo umuntu aje agasacinga muri YouTube, hariya basacingira bashakira amavideo, akandikamo ano magambo, uhita ubona ino video mba nanditseho gutya. Ni ukuvuga ngo ano magambo ni ingenzi cyane kubera ko niyo abwira abantu iby'iyo video cyangwa se ikintu bagiye kureba muri iyo video. Iyi ngiyi bayita titre ndetse n'igice cy'ingenzi cyane ugomba kwitaho ukagitegura witonze. Ushobora kwandikaho bitewe na video ushyizeho, kubera ko ntabwo wenda video yaba ari filime ngo ugende ushyira amagambo atajyanye n'ibiri muri iyo video. Iyo umaze kurangiza titre uhita uza hano handitse ngo description. Ikindi nagenda nababwiye nuko titre byibuze ibigomba kuba ari ntoya kugira ngo igaragare neza. Aha ngaha rero handitse ngo add description, ni ugushyiraho andi makuru y'inyongera ku bijyanye
na titire wanditse. Ushobora kwandikaho andi makuru y'inyongera, ukandikaho amagambo byibuze cyangwa se karagita zitarengeje 5,000. Ushobora noneho gutondagura cyangwa se kurondogora amagambo menshi ajyanye n'iyo videwo washyizeho titire runaka. Ni ukuvuga ngo aha ngaha uvuga byinshi ku bijyanye na videwo yawe. Description rero nayo ni ingenzi kubera ko ifasha YouTube nayo kumenya byinshi ku bijyanye n'iyo videwo yawe. Ikindi hano handitse ngo visibility, aha ngaha videwo ishobora kuba iri private. Iyo iri private ni ukuvuga ngo nta muntu uba wemerewe kuyireba usibye wowe wenyine nyiri iyo videwo. Noneho iyo uyishyize hano public, hano handitse ngo public, ni ukuvuga ngo buri muntu wese yemerewe kuyireba. Ibyiza rero ni uko videwo yawe niba ushaka ko abantu bayireba ikabona views, icyiza ni uko wakora ikaba public. Ikindi hano handitse ngo location, ushobora gushyiramo location. Nk'urugero niba videwo igenewe abantu bo mu Rwanda, usacingamo Rwanda ugahita uyibona, ugahita uyikoraho. Ni ukuvuga ngo iyo videwo YouTube izibanda kuyereka abantu bo mu gihugu wahisemo aho ngaho. Bino ni ibintu by'ingenzi gusa ntabwo birangiye. Hari ikindi kintu uba ukeneye nanone iyo wamaze kwandika description, titre, washyize video visibility iri public ndetse na location, uba ukeneye noneho gushyiraho ino foto yo hejuru. Ino bayita thumbnail, mu rurimi rw'amahanga ni thumbnail. Ushobora noneho gukoraho aho wakora hose hejuru. Murabona ko wenda nsubiye inyuma gatoya nkabereka ahantu nkoze aho nshaka hejuru kuri iriya foto iri hejuru ya videwo, ukora aho ushaka. Iyo ari channel rero nshyashya bahita gusaba verification, ukaverifyinga account yawe. Iyo ari channel nshyashya ni ukuvuga ngo ibi ngibi ntabwo uba warabikoze, gusa iyo wabikoze bahita bakujyana mu mafoto, ugahitamo ifoto runaka ko igaragara imbere ya videwo yawe. Uhita ukora hano gukora, ukabyemeza, ukayiverifyinga. Noneho bahita bagusaba gushyiramo nimero za telefone. Ni ukuvuga ngo kuverifyinga channel muri buno buryo ni ugushyiramo nimero za telefone bakoherezaho kode. Uraza ukore hano text me, uhita ukora hano handitse ngo United States, uhita ubona ibindi bihugu. Nk'urugero umuntu utuye mu Rwanda arakoraho, ahita abona ibihugu bitandukanye, ashakemo igihugu cy'u Rwanda. Aha ngaha haba harimo ibihugu byose byo ku isi, wowe uramanura ugashaka igihugu utuyemo, igihugu gihuje na simukadi ku buryo bashobora kukoherezaho kode muri SMS, muri SMS z'iyo telefone. Reka dushake tumanure, murabona ko harimo ibihugu byinshi. Reka dushakemo igihugu cy'u Rwanda. Ni ukumanura, kiba kiri hasi muri za bikurikiza alphabet. Murabona ko igihugu cy'u Rwanda twakibonye ni iki ngiki. Ngiye gukoraho kugira ngo nshyiremo noneho nimero za telefone kugira ngo bahite boherezaho kode iverifyinga account. Noneho mbe nemerewe gushyiraho ifoto ya thumbnail. Thumbnail ni ingenzi cyane kandi kubera ko ariyo byibuze igaragaza nanone icyo iyo videwo igamije. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kubona ifoto ibanziriza videwo yawe, ni ya foto ubona iri imbere ya videwo yawe. Iyo foto rero niyo bita thumbnail, niyo ahangaha uba ugiye gushyiraho. Iyi ngiyi ushobora kuyeditinga ku mpande cyangwa se ugashyiraho iri default iyo YouTube ikwihera uramutse utayishyizeho. Ibyiza rero ni uko ubanza nayo ukayitegura. Iyo umaze gushyiramo nimero za telefone ushobora gusaba kode bagahita bayikohereza, ukayishyiramo then ugahita wemererwa gushyiraho thumbnail. Kugira ngo nihute reka mbirenge, uhita ukora hejuru ugahita ukora upload. Aha ngaha bakagusaba gushyiramo niba iyo video igenewe abana cyangwa se ari abantu bose, ugahitamo no, maze video yawe igahita ijyaho. Kugira ngo umenye video yawe uburyo iri kujyaho, uhita ukora hano nkweretse kuri kariya option ko hirya, ugahita ukora hano handitse ngo your videos. Uhita ubona video irimo gushyira ako kanya, uhita uyibona ukabona n'uburyo irimo kugenda. Ni ibintu byinshi nzagenda nkwereka kuri ino channel rero bijyanye na YouTube n'uburyo wayibyaza umusaruro. Ndetse urasabwa gukora subscribe kuri ino channel niba uri mushyashya, niba utarakora subscribe, kugira ngo tuzakomeze tugendane.